kurota uteruye umwana ariko atari uwawe, umwose atari uwawe, mukabya atari uwawe, kandi ari umwana afite imbyino y'isonera ko umwuka w'inyatsi. Ubumwe bw'Abera Ministries, aho amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Nagira ngo menshi kumwe bw'Abera si idini, si itorero, ntabwo rigenda no kuba ryo, ahubwo naho wiga ibintu byose ukabohoka, ugasenya ibicaniro bishya, ugasenya byose. Ariyo mpamvu twabategura ikiganiro gitambuka buri mugoroba kivuga ngo nkwanira abawe, nkwanira busize, siga umurage muzima, siga umurage ukwiriye imbere y'abantu, imbere y'Imana n'imbere y'igihugu. Oh, hallelujah, hallelujah. Building an everlasting legacy. Sigira abawe umuco muzima, bakorere, baraga ibyiza bazakira, kuko niyo mahitamo meza. Senya ibicaniro bya karande, senya ibicaniro by'uburyo bwose, maze wubaka ubuzima bw'ahazaza h'abana bawe. Banira n'abawe, bamenye kubana n'abandi, kubana mu gihugu neza, kubana n'itorero neza, no guhindura imyumvire. Siga umurage ukwiye, nibwo butwari. Amina. Ubumwe bw'Abera Ministries, aho amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Nagira ngo menshi kumwe bw'Abera si idini, si itorero, ntabwo rigenda no kuba ryo, ahubwo naho wiga ibintu byose ukabohoka, ugasenya ibicaniro bishya, ugasenya byose. Ariyo mpamvu twabategura ikiganiro gitambuka buri mugoroba kivuga ngo nkwanira abawe, nkwanira busize, siga umurage muzima, siga umurage ukwiriye imbere y'abantu, imbere y'Imana n'imbere y'igihugu. Oh, hallelujah, hallelujah. Building an everlasting legacy. Sigira abawe umuco muzima, bakorere, baraga ibyiza bazakira, kuko niyo mahitamo meza. Senya ibicaniro bya karande, senya ibicaniro by'uburyo bwose, maze wubaka ubuzima bw'ahazaza h'abana bawe. Banira n'abawe, bamenye kubana n'abandi, kubana mu gihugu neza, kubana n'itorero neza, no guhindura imyumvire. Siga umurage ukwiye, nibwo butwari. Amina. Nagira ngo rero mbasuhuze mwe mwese abakunzi ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka, nawe ugahindura ubw'abandi. Tuziranye neza yuko iri si idini, si itorero, nta nubwo rigenda kuba ryo, yewe nta n'umugambo hari, nta na gahunda zihari, ahubwo twifuza nuko buri muntu wese aba mu itorero ryiwe yejejwe muri ryo. Arambajije ngo se n'umusilamu nawe nuko, ntabwo ntagasibe mu musigiti. Nge ntabwo nkunda iryo kushwana ry'amadini, bapfa amadini niko mutazi ry'amadini. Umunsi mwayimenye ntuzongera gupfa amadini. Buri muntu wese mu itorero bejwe muri ryo rero. Hanyuma rero uyu munsi ntabwo mwashije kubona Jerry kuko ntabwo umubiri umworoheye, ahubwo ndi kumwe n'undi mugabo mwiza, umusore mwiza w'amateka, nubwo ataravuga ariko yabasuhuza noneho akanabibwira, maze dukomeza cya kiganiro mikora akayigumana. Murakoze. Ego muraho, murakomeye. Uyu munsi nanjye ngiriye umugisha wo kuba ndi ku bumwe bw'Abera Ministries, aho amavuta akandagira amateka ubuzima ugahinduka, ugahita uhindura n'ubwo abandi ariko. Ubwo rero uyu munsi ninyigiye kubana na Revera Pasteur Nambabazi Jean Baptiste, no kubana na audience yose. Na audience yose, ubwo ni abakurikira channel y'ubumwe bw'Abera bose. Kibazo ntazi naratubwiye. Nitwa Hori. Okay. Hori, urakoze rero cyane kuboneka hano hantu no kuboneka mu kino cyumweru. Kumwe ni data ararwaye, ntago ari kubasha gutinda hano, hari urumuri rwinshi birumvikana. Kakazi mukora karavuna, ko nanjye bushize niko nari imeze, mubana nshaka kuza kwegera kamera. So rero ntabwo tukwakira ubwo urisanga mu bumwe bw'Abera, kandi no kuri kubaje gukorera mu ngata mugenzi wawe. Ni ikintu kiremereye cyane kubona abantu benshi udakunda baba bashaka kwigubiraho, ariko we kuba yarekuye nawe ukaza ngo dukorane. Turakwishimiye kumwe bw'Abera, turakwakiriye. Bumwe bw'Abera nta dini tuvuga, nta muntu tuvuga, nta zindi muntu tuvuga. Bumwe bw'Abera ntabwo twataka umuntu personal, ntibikudukundira twebwe, nta na institution nimwe tuba twataka. Twivugira ku nzozi, karande, imivumo, n'ikintu twise ngo ni building an everlasting legacy, kubaka umurage ukwiriye. Twebwe muri bumwe bw'Abera twubaka abantu ntitubasenya. Oya, nta nubwo dushobora kumva bakuvugana cyangwa umuntu ngo kuboneho icyaha itatora mikora kuvuge. Oya, twatumva message ari ibanga yagombye kubwirwa nyirayo. So we welcome again and so happy. Thank you so much. So today uyu munsi nashaka tuganire n'abantu b'Imana, twitegura kuzinjira mu focus mu kintu mu gitondo, ni how to identify witchcraft even they pretend like friends.
they are but the other way it's the enemy. It's the enemy. Another way. They pretend like a friend, bakwereka ko muri inshuti, bakwereka ko muri abantu muri kumwe, ariko bakipretendinga nk'abantu batakubonye bapfa bashira. Ariko ni gute wavumbura bene izo ncakure njyaje ncenge nsesezi mu buzima tukwiye kubamo, kuko mu buzima tubayemo ntabwo ari uryo biducumuza. Mu buzima tubayemo imbwa izikemera kugendana nawe. Mu buzima tubayemo wahagarika ikintu cyose ugakunda, aho kugira ngo uzabashe kwikiranura n'icyo twita umwana w'umuntu muri iyi si ntibiba byoroshye. So ni ukuvuga ngo intego y'uyu munsi turakuganiraho cyane ni ibintu ni signs zishobora kugera kuri 7, ariko ikibazo ni how to identify witchcraft. Even they pretend like a friend, ariko ni za frenemies, ni za royal enemies, ni za bitango ni destiny killers, ni bantuze bagasanga ariko bari close kuri wowe. Ongeraho ngo ni nabo twita umuryango ahanini, birenga n'umuryango ahubwo. Hari n'igihe cyo arguha n'umuryango kigo ukajya bene uwo muntu gumbi ni yadoye, ukavuga ngo yangira neza kurenza umuvandimwe. Ahubwo ko kiba mungana abantu benshi akunda gukoresha icyo kintu kivuga ngo aho kugira ngo mfashe umuntu tuvindimwe nafashe hanze kuko yazanyitura. Ese mvindimwe ntiyakwitura we? Biba bigoye, abantu benshi ntabwo ariko babyemera. Kutemera ko abantu benshi cyangwa bakene bikuraho kuri cyangwa ikinyoma. So angira ngo ntekereza ko iyo tuvuze hehe, hari mu rugo, hari mu muryango, ku kazi, mu matorero, aho ukorera, abo mu bana, abo muririmbana, mu kazi kanyu, even muri ibi misesa duhagazemo tukora no murimo, aho hose tuhasanga abantu bajya bipretendinga bigira like our like nk'inshuti zacu, ariko behind of said nta bushuti buhari, aribo banzi dufite cyane, ahubwo banakoma, ariko nta muri twebwe tuba dusa nk'abasinziriye. Ariko mwamuri kumwe, niyo mutamuri kumwe agaragara nk'inshuti yawe, kuko ikibagambiriye aho azagusenya niwe uhazi. Ese ugusekera mukaganira akaguha ubukuri turabimutwaye iki. Uburyarya nk'umuntu aburwanya akoresheje iki? Ikintu cya mbere nta gupfa kumurwanya ngo bigukundire, ahubwo ni how to identify, ni ibihe bimenyetso byakwereka ko uwo muntu ari uko ateye, kuko uwo muntu cyangwa abo bantu cyangwa abandi ibyo bintu babifite. Umva ukuntu twiya filozofi yo kumubwabera ibiri hejuru ufite ukuntu umuntu ayumvamo. Ntabwo se dutera ku ntambwe yo kurwanya, ahubwo se bayabwiwe n'iki? Ugomba kubimenya ni how to identify no buhe buryo. So there is like 7 signs cyangwa ibimenyetso 7. At least ugenda ugenekewe, ariko ubwo mbonye kireka ntuze ndebe na kiriya, reka ndebe na kiriya. Ashobora kugiramwe muri 7, ashobora kugiramwe 4 cyangwa akagiramwe 3, nibwo yagiramo kimwe. Uravuga ariko bitinde bitebuke na akana ko gomeka gikamba kamba umunsi kakuze na aferi. Akenshi rero uri mbwira na rimwe, akenshi abantu bamwe baduhinduka cyane, babikanga kubwo twanze gukora ibyo bakora, tuzahindukira tukabavamo, tukamena amabanga yabo se. Mushobora kubuza amabanga ye, ariko kabuza amafuti ye, kabuza amabanga ye, kabuza n'ibinyuma bye, none kubera ko utagiye muri bya bintu yagiyemo, agahora yikanga yuko wazamuvamo kandi nta mutima ufite. Ariko ndahita nibaza ikintu, uravuze ngo amabanga y'amafuti, ariko ijambo banga numva ryo rikubiyemo ibyo byose, kucyo bitandukanyije. Ngiye ngomba bitandukanye n'inyigisho ndimo ntegura. Ngomba kubitandukanya. None se kuba nagufasha usambana, kandi nkuziho ubukristo, kubera ko ari icyaha ushyire ku munsi cyangwa muze migire ibanga, ibihe bigomba kubibanga. none kuki bitandukanye wowe? Hariho umuntu ubukuzi nawe ukaba umuzi aze, noneho kubera ko inshuro nyinshi yakurenga gushyire muri ibyo bintu byakumunaniye, akavuga ati urotipa azanshyira ku musozi, reka ntangire mugire ishyamba mu ibanga. Kuko akenshi
abahanga mu kuvuga bavuga ngo sinkeneye kumenya ko witwa kanaka urahana we nyibwira uwo mugendana gusa ibindi bindekere nkere ko uri we so rero aba bantu bashaka kenshi baba bari mu kazi mu siporo ntawe utabasanga muri domaine. Ikintu cya mbere tubita ngo ni stranger feelings. Stranger feelings ni ukuvuga ngo iyo mufacinganye mukagira contact y'amaso kuri cyangwa se mugahurira nk'ahantu muri corridor atabona aho munyure, tangira kumva muri wowe ufite ikintu iyo tuve stranger feelings nkaho watatswe n'ibyumva utari ufite. Ibyo bidabyo gusobanurira mwahitamo ukumva mu biro urikanze igihe pole de chair ukumva uratitiye ukumva mu kanwa amazi arashize ukajya mu isukari wamure ukumva urakwishe ukabira icyuya. Izo ni signs ni ibintu bikwereka ngo uwo muntu umwitondere nubwo akwita inshuti uri guswetinga uri kubira icyuya kandi ntacyo wari ufite. Ubu ntagiye akantu karakuba muri experience ubuzima bwawe. Ubwo nahita ntangira kubigenzura ariko ngo uhure n'umuntu ndagoniza kubyumva nta mpamvu yo kubigenzura. Uhure n'umuntu ntacyo mwapfaga ariko mugikubitana ubiri icyuya uberwa ahantu kivuye kumva ikanzu ubushyuhe aho kubera ko utazi inyigisho ntago wabimenya ariko utazajya ubigenzura buri ahubwo sugira ngo abantu benshi bakaba ntibahura n'akariko nta muntu uzi ukagenzura ukumva urikanze urabona uri mwagenda nta kibazo ukumva ufite igishyika mu mutima ukumva urikanze ukagira pole de chair ukumva ugize feelings zirimbi ukumva urashyuhiwe ukabira icyuya kandi umuntu muhuye ni no mu mvura ahubwo. So uyu no muntu ari umwe muri bariya muri tamwe stranger feelings. Ibyumva bisa nk'ibiri ikindi ushobora no kugira ngo hagere ukumva ibintu ahantu haranuka ndabwira nyamuka bankurikiye muri iyi nzu hanukamo iki muri iyi nzu ugashaka ikintu kinuka mu nzu ukakibura kandi abandi ntibabyumve. Gatatu murakubitana ukumva icyokere gikwira mu yose kandi washobora kuba atazi ko byakubayeho. Ibyo ni ibimenyetso Imana yashyize mu muntu kugira ngo umuntu w'Imana ajye abasha kwinda no gusobanukirwa. Turimo turajyana cyane cyambe stranger feelings. Yeah, stranger feelings ariko harimo sweating kubira icyuya niba ngo contact is guhuza amaso kwawe nawe ugahita wumva ubuzima baye nk'ubindi utazabona bivuye kumva uratitiye kumva urashyushye kumva mbega ku buryo ugira amahoro ari uko agiye cyangwa ukagira amahoro uko ugiye kandi muri inshuti nta kibazo. But I kurumva you pretending like as a friend, but not at all. Icyo gihe umaze kubyumva ni inama tugira kumwe gabara ni ikimenyetso simusiga wa muntu we cyo gutangira kwitondera uwo muntu kuko iyo muhuye umera gutyo ukamugendera kure se cyangwa wenda mukabana umuzi uzi ko icyo kintu ubana uyo mugendera kure iyo ari inshuti yawe magarazi umugendera kure erega ngewe nakosore hori ntabwo urantahura ntacyo bidutwaye nuvuga ngo kugendera umuntu kure ni ukugendera kure mu bitekerezo bye anyumviza noneho nuvuga ngo ya myanya yamuhaga bya bitekerezo yakurukururu urastopinga ku buryo uhita wubaka imipaka ntamenye n'uri we n'icyo cyo mu bibazo byawe abyumvise si kumwirukana nese ari umugore wamushyira he se ari umugabo wamushyira he rero si ukubiruka aho niho nashaka kuza kugera nkahabazaho nkibaza aba yari nk'umwana wanjye ufite ukuntu rero nakubwira ngo iyo urimo urota cyane bakugaburira ibyo kurya warangiza ntubirye ikimenyetso cyerekana ko nabwo uri kurota muri ubwo buryo nabwo ni ikimenyetso cyerekana ko hari umuntu uwo muntu biguha ugomba kumwitondera. Icya gatanu ni ukurota baguhindurira intebe isaha igikapu. Ibyo bintu bivuze iki? Isaha ni igihe, igikapu naho twari ibintu, intebe ni icyicaro kandi icyicaro gisobanura umuntu wari we. Sibyo? Yego.
hari intebe zo muri VIP, hari zo muri VIP, hari izisanzwe. Rero intebe baguhaye igaragaza agaciro ufite. Rero kuba yakwimuriye intebe ni ukugira ku manura agushyire hasi. Ikindi cya gatandatu, kurota uteruye umwana ariko atari uwawe cyangwa utanamuzi. No kurota wose umwana atari uwawe utanamuzi. Umugabo yonsa gute? Ariko buriya no mu nzu barabyara abagabo. Izi nta dini zigira. Ingenzi nuko gusa ukiri ibyo bintu babikuriho. Uri muteruye umwana utari uwawe, umwuhagira, umwitaho, ufite nyine uri kumukorera byose ni nk'umunasi wiwe. Icya gatandatu ni ukurota impanuka ziri mortelle, ziri mu rupfu. Abantu benshi bapfa n'imodoka, bona abantu bapfa ari benshi cyane, bava amaraso impande zose. Nabyo ubwabyo bwo kuvuga ngo umenye neza ko si impanuka y'urupfu runaka ngo wagiye gupfa, ahubwo business yawe, umugambi wawe, ubucuruzi bwawe bugiye kurangizwa na ba bantu wise inshuti. Hari abantu uri kuza no kuza kugira akabazo aho ngaho, ariko hari abantu ukunda kurota, wenda nanjye njya nkunda kubirota, reka ntange urugero. Nkabona nk'impanuka, avuga nta hantu nagiye kwa kamera, nagiye gufata impanuka, ariko nakicura nkasanga ndaryamye. Buriya mu kazi kawe ugiramo igihombo, cyangwa byakunda muri iyo minsi mu kazi kawe hari akantu kakubaho mu kazi kandi kagutwara imbaraga utari witeze. Icyo gisubwo nicyo kimininga impanuka. Hari n'abantu uri buze kuza kuvuga ati reka atu tuntu ntwandika ahantu nongere nkumve neza, kuva ku kambere kugera ku ka karindwi. Akambere ni stranger, nandi kuvuga ati akambere ka stranger o stranger andi tuburangize bwose se. Yego, kubuvuga gusa kugira ngo umuntu, ariko ntabwo turasoza impanuka. Nari nkubwiye ko impanuka isobanura igihombo ku buzima bwawe. Iyo hari nk'upfu n'uburwayi. Icya karindwi ni ukumubona kenshi mu nzozi zawe, kubona uwo muntu kenshi mu nzozi zawe. Haba uri mu nzozi zo kwishiruka nawe, waba muzi akaba ahari. Nagira ngo tubisubiremo ikintu cya mbere. Navuze ngo ni gute wavumbura, ni gute wamenya umuntu ukwihishemo ariko yarigize nk'inshuti yawe. How to identify witchcraft, even they pretend like a friend. Twavuze ko ari inshuti zawe zirimo za frenemies, za loyal enemies, nk'abandi batandukanye, za destiny killers. Cyane cyane uri mu rugo, mu kazi, itorero, ahantu uza nawe ukorera, ikintu cya mbere yumvamo ni stranger feelings. Bidasanzwe, mwahura ukumva icyokere, ushyuhe, pure de chair, ukumva urumiwe, ukumva inyota iraje, ugatutubikana kandi bitari bisanzwe. Kabiri ni igihe ukunze kumva the sound, amajwi atariyo, winjiye mu nzu, ahari, aho mwahurira, aho mwakubitana, ukumva sound zako ziri word zitari nziza cyane. Nacyo ugomba kwitonda ukagira ngo ni impamvu imbwira ko uwo turi kumwe atari bizima, ntacyo ari bumarire. Icya gatatu, kurota bino bintu byurana kari kanancitse ariko the different items. Buriya abantu benshi ari ushobora kubabwira bakaguseka, ariko ubuze icyo Imana yavuze. Igisoro ntabwo ari bibi, igisoro ntabwo ari bibi rwose. Ariko yirota igisoro bagikina kuko amo ntebana ngarama n'ubyo n'iki byose ngo ni ngarama n'iki byose nayo byerekana za mbaraga za kera zikibundikiyeho umuntu. Ntebe za Kinyarwanda, ariko bitavuze ngo ni bibi, ni umuco mwiza wacu. Ariko hari ibintu Satani akoresha cyane. Icyaga ni twabonye rukurota bagerageza kugabura nijoro ko ntubashe kubirya. Gatanu tubona yuko bari kurota baguhindurira intebe, isaha, igikapu. Intebe bisobanura guhindura icyicaro cyawe ugasuzugurika, isaha bisobanura kwambura igihe cyawe. Hanyuma rero bahindura intebe, isaha, igikapu, sakoshi. Akenshi abari sakame y'abagore, abari sakoshi y'abagabo, y'abari iki. Burya niba hari ikintu kigora hori mu buzima nuko umuntu yakwiba imyenda. Uziko ubura fondasiyo. Hari kandi ugashaka kwakura imyenda yuzuye utaraguriye icyarimwe. So rero umuntu akwibye abagushuje inyuma, uwo harimo no gutakaza iyo kofi, iyo wallet, harimo no gufuza imodoka. Kabatse ko ntiza ntunga imodoka, ntafite imodoka, ntigute ndota abantu nyuma imodoka. Ni mu mwuka nyine Imana irakuburira kandi nizibika
zaramaze. Nta mpamvu yo kwikanga ngo utinye kuzajya mu buzima buteye ubwoba. Ikindi rero kurota uteruye umwana ariko atari uwawe, umwose atari uwawe, mukabya atari uwawe, kandi ari umwana afiteho imbyino yisobanura ko umwuka w'inyatsi completely utwara n'utwari dusigaye. Bifurije umugisha w'Imana n'ubwa n'Imana rero niba nta kibazo bariza abakunzi b'ubwabera ndagifite ahangaha gutangira kubaza. Umbwiye ko hari abantu benshi kurota impanuka aba ari igihombo cyane ibintu bitandukanye, ariko hari n'abandi bantu barota ikintu bagakabya inzozi. Hakorwa iki kugira ngo gukabya kw'inzozi cyangwa se kurota nk'ikintu wenda reka nitanga? Niba yarose inzozi bakora impanuka akifuza ko ayibona, hari igihe uyirota ukabyibuka, nk'uko nshobora kuba wenda narose, nshobora kuba nari ndi kuri iyi kamera ndi kukuvugisha, none naza kugera muri wa mwanya cya kibazo nabajije nkaza kongera kuri mindinga nkiba ko cya kintu nakirose ku mugoroba. Yego, ibi byo bikira gute cyangwa se bivurwa gute kugira ngo nabyo hari igihe umuntu bigiramo igikomere cyangwa se bikaba byaviramo n'umuntu guhahamuka rimwe na rimwe? Ubundi kurota ubona impanuka wayirose ukanayibona, bayivuze ngo ubukene ugiye kwinjiramo nta garuriro. Ubukene ugiye kwinjiramo nta garuriro buzakuzirikaho nk'imyaka nk'irindwi. Ugomba gusenga ukabikansora ntubibone. Dusengera ibyiza bisohore, ariko ibintu by'ubuzima bikajya kure yawe. Nuramuka urose impanuka ukayibona n'amaso, baterura abantu bavunitse n'iki, uzacuruza uhombe, urangure bigende, iduka ryuzure, nurangiza kubaka abatuye mu manegeka basenye. Mbega ni umwuka w'ubutindi uri grave. Wenda uretse n'icyo ngicyo, hari n'igihe umuntu wenda arota icyiza, wenda nkarota njye nawe turi kumwe, wenda nkarota reka mvuye wenda wamwunguriye wenda nka fanta, noneho aho kungurira fanta ukaza kumbwira ngo akira iki gihumbi uze kunywamo soda. Pfa ko wabivuze gusa. Hari ibintu byose biragora, bisaba ko umuntu afite understanding ya kiriya kintu. Njye narose ngurira fanta, ariko ntuyinguriye physically, umpaye igihumbi cyayo ndagifata. Kutanguriye se nta kibazo ushobora kugira ku buzima bw'umuntu byo? Ntayo byava heze byanakunda. Wenda kugira ngo nsoze ntaraso ikibazo cya nyuma ngiye kwibariza, akikunda kubaho abantu benshi, nanjye ndimo, wenda nawe sinzi nimba cya kikubaho. Umubwira nakumva ko kimbaho ku kigendanye n'imitekerereze y'iryo hantu umuntu aba yicaye, nabyo ndibuze kubihuza n'inzozi kwa ko bisa nkaho umuntu ari kurota, ugatangira gutekereza ibitekerezo by'aho wavuye n'ibibazo wenda ushobora kubaza cyangwa se byiza, ugakomeza ukaba muri bwa buzima kandi atari huri. Byo bisobanuye iki? Wenda tuvuge nimba navuye mu rugo ako nyine nkakomeza mu mutwe, nimba nicaye ahangaha ndi no mu kazi, wenda ndi no mu tundi tuntu, ndimo kunywa nk'amazi cyane ikindi kintu, ariko ngiye nkaba nyine gutekereza mu rugo. Ibyo bisobanuye iki kintu? Buriya rero ibyo bitandukanye n'inzozi. Iyo tuvuga inzozi ngusobanurire, nicyo twita out of body and out na in body. Iyo umuntu arota abasinziye, nta muntu urota ku manywa. Sibyo? Birasobanura muri yo bice 30 ngira ngo nabine hangaho ngo nganira n'abantu bashyizweho cyangwa basinzire mu nzozi nubwo batabyitaho. Kwiyumva ibitekerezo by'ahantu bitandukanye n'inzozi, ko kurota ubundi akenshi ngwiza ukuri nk'utuzi rwose usambana n'ijoro. None se ko kuki wabonye uri musambana kandi rero bireba hari nuvanga iyo tugiye kurota umuntu asohoka muri uyu mubiri. Yego. Ibyo twita out of our body. Iki bituma ngo ni sleep paralysis. None wagenda ukarota ibintu, iyo ugarutse muri wowe ubutaruzi. Ibyo rero kwiyumvamo ngo nkwiye kujya hariya binyuranye no kw'inzozi ntacyo wiyumvamo. Icyakabiri, inzozi ni message y'Imana direct, ariko iri code, iriho code. Niyo mpamvu uwo muraranye atabasha kumva icyo Imana yakubwiye. Naho ibyo rero kwiyumvamo kumva wagenda, ibyo ni bisanzwe n'uburenganzira bwawe wiyumvise. Akantu ari mbaje menye tusa nk'umuntu kumvisha. Nge nakumvise kera ndanatambuka ndanagusiga gasubiremo. Nuko narimbajije ko nimba nicaye aha ari byo bintu abantu bakunda guhuza n'inzozi kenshi. Akaba yicaye aha ariko ibitekerezo, ubwenge n'umutima bitari hano. Gusa ubona ko turi kumwe. Ariko ngewe ubwanjye
ndahandi. none se wo kubitekereza urumva wowe ubwawe ukurimo uvuga wicaye nari kurimo atekereza ahandi deja wagiye ariko ntabwo urose Ntabwo mpari. kandi kuro ntuhara ahubwo watubyita mu kinyarwanda ngo gutarara Yego. iyo ahita ivangirwa bitekerezo byabita gucanganyikirwa naho inzozi zo ubu usinzire ku buryo umuntu yagutarana n'ikirago akakujyana ntaho rero wabihuriye kandi bimwe mu nzozi bizaba reyeri ibyo wibwiraga ntibizigera biba reyeri. Ariko na kano kantu mpamvu nari nkabajije abizi ko hari nk'umuntu uba utwaye nk'imodoka cyangwa wenda ari mu nzira ari kugenda agashiduka yagonze yarenze umuhanda akoresha nk'ibyo bitekerezo ariko we gutya mu mubiri turi kumureba atazi ahari. Reka da abo ngabo ibyo biratandukanye wa mugabo we iyo n'imitekerereze y'abantu bafitiye utubazo amadeni ingorane ubukene ibibazo ibyo ntabwo bihuriye no kurota ibi twe ni how to identify the enemy who be pretending like our friends kandi bashaka kutubera ba destiny killer ba destroyer urumva neza nkuko Yesu yavuze ngo nta kindi kizana umujura usibye kwiba kwica no kugira gute no gusenya. Hari n'uwo municara nawe uryivuga nkaho ngaho nzabikubwira utazambaza impamvu municara nawe ukabona ukagira ngo arimo arumva adahari cyakona arimo arivugisha hakaba n'utora ngo je ntabwo ndi buza ariko si wowe bwana nande kubera iki ibibazo n'imitekerereze ye byagiye birakura birenga ubushobozi bw'imyumvire yiwe noneho bituma arangwa kandi ashobora gukora n'impanuka gutyo n'ubundi so bitandukanye n'ibi bintu twaganiraga twebwe. Nta n'ikintu nifuza uzatwigisha ubutaha uzatwigishe ku bantu hari ugiye kuri warumbwiye ngo umuntu arota n'igihe umuntu arota icyo arose akakimena hanze byo biterwa n'iki uzabitwibwire ku butaha ikintu umuntu arose yego natubwe nimba ndose wenda nari njyana kwigurira ibirayi ahita mvuga ariko Moroko uri kunywa ibirayi ntabwo byuzuye kandi ndaryamye ndasinziriye ariko ndi mu nzozi ubwo reka mvuge kurota umuntu avuga ibyo tuzabivugaho narabyanditse uzahura nabyo. Kagushimire rero murakoze ngarukira aho ngaho uyu munsi ari ni atari ashaka guhuza umubiri n'iby'umwuka ko buriya n'iby'ukuri burya rega burya kurota tuba turi inyuma y'umubiri ariko hari abantu batabisobanukiwe uburyo umuntu atandukanya gutekereza by'imitekerereze ye hano gutya aba yicaye no kurota bisanzwe umuntu aryamye. murakoze Ureka ngushimire rero nshimire abantu badukurikiye kumwe bw'abera mabwire bakomeze ukanda subscribe like share ndetse na comment bakurikira ibiganiro bicaho umunsi ku munsi aho amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. amen. Ndabashimiye ibiganiro byacu ni akagaruka. Bye bye.